nagira ngo nakire madamu Linda wakomeje kugaragara mu bitekerezo ku mbuga nkoranyambaga turanakubwira tutifata ijambo ubu turagufite muri studio. Madamu Linda n'ubwa mbere tugiye kuganira nagira ngo nkubwire ko binejeje kukwakira mu kiganiro turimo gukora kano kanya. Twizere ko wagize Sunday nziza tukaba tuguhaye ikaze mu kiganiro. Niba mutwumva fata umwanya usuhuze abo turi kumwe n'abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kaze mu kiganiro madamu Linda. Yego sheri ndagusuhuje rwose ndagusuhuje nk'uko uvuze ngo muranyumva. Turakumva neza, ikaze mu kiganiro. Nk'uko uvuze ngo ni ubwa mbere, mu by'ukuri ni ubwa mbere njya numva nyine mbumva twese turi abanyarwanda tugomba kujya dufashanya mu bintu ibyo ari byo byose. Ariko ikintu gitumye nemera kugira ngo nanjye ngire icyo mvuga nuko nabonye no muri chat rwose bamwe banyadatse abandi bati rwose twagukundaga kubera ubuhamya, umuntu wankundiraga ubuhamya cyangwa icyo ari cyo cyose noneho agiye kunyanga kubera ko ndi kuvugisha ukuri kwanjye. Ariko ndaguprotectinga nyine niyo mpamvu mvuga ko ndaguprotectinga kandi ndespecting ibitekerezo bya buri muntu wese. Ntabwo nakwemera ko ari umuntu kwataka, niyo mpamvu nifuza yuko dusangira ibitekerezo binyuranye, abantu bafite imyumvire itandukanye baturuka ahantu hatandukanye, dufite background zitandukanye. So ndakurespecta kandi ndaguprotectinga rwose. Ishyire wizane utubwire position yawe ku byo turimo kuganiraho. Yes, murakoze, ndishimiye kuza kuri no radio. Byari byiza rwose kugira ngo muzane kino kiganiro, ahubwo byari byaratinze. Iyo muza kubikora mbere hose byari kuba byiza maze mukumva n'ibitekerezo byacu, urumva? Turi kuko me am complaining like Linda ndi complaining, urumva? Ni complaining ntago ari kuvuga yuko nanga abanyarwanda cyangwa se nanga igitekerezo Kambanda yazanye, urumva? Iyo tuza kwanga igitekerezo Kambanda yazanye nibyo yavugaga ku maradiyo yose ntago n'ubundi twari kuza aho ngaho ngo twicara tumwumve, ntago twari kumwumva. Rero hariho abantu mbyise bavuga ngo turi kumurwanya, ntago murwanya nka Kambanda, ahubwo genda rwanya ibibi. Ntago ibyo avuga byose ngiye ntago ndi kubyemera kubera impamvu zanjye, niyo mpamvu nanaje hano kubivuga, urumva? Ntago ndi kubyemera. Twaramukunze, nta muntu utavuga ko twamukunze, umuntu n'umuntu yavuga ukwiwe. Nanjye nakundaga ibitekerezo kubera ko wabonaga ko nta hantu yabogamiraga, donc yatangaga ubutabera ahantu hose. Ariko rero gutanga ubutabera ahantu hose ikintu ngewe nishimiye navuga n'isaha yose n'abantu bakumva nkarinda nivugira ku rwanjye ruhande, kuko ngiye ntago ndi mu mitima y'abantu bose. Ngiye ndi freedom fighter, ahantu hose ari akarengane mba mpari, ahantu hose ari ukuri mba mpari, urumva? Kugira ngo ndwanye ako karengane. So iki gitekerezo cya Kambanda twakise igitekerezo cya Kambanda. So simbizi impamvu twakise igitekerezo cya Kambanda, nuko ari we twakundaga kandi twabonye cyane, twabonye kuri za social media tubwira ukuntu ibintu bimeze. Ngiye ikintu ndi kubigayamo nuko kino kintu nta butabera burimo. Nkarinda ngiye niko ngaya nta butabera burimo. Naho kugira ngo dukureho Kagame na system yiwe yose, Kagame ntago ari umuntu, ni system. Kagame ntago ari we wishe, ntago ari we watwirukankanye mu mashyamba ya Kongo, ntago ari we watwiciye ababyeyi, ntago ni hoya, ni system yiwe n'ingabo ziwe n'ibiki byose n'abamufashije nabo bakoranye muri guverinoma bakabyemera, ku buryo nta muntu n'umwe wari kuba yahaguruka ngo avuga ati iki ni kibi, reka iki ni kibi, ntago kigomba kugira gute, kigomba guhabwa intebe. Nta muntu n'umwe wigeze ahaguruka ngo atunge Kagame urutoki wakoranye nawe ngo avuge ngo iki ni kibi. Muracyanyumva? Turakumva Linda, ufite umwanya rwose mbwira inquiétude zawe kuko ndashaka kumva impungenge. Yes. N'abandi baraza kugusubiza. Yes, nta muntu n'umwe wigeze ahaguruka ngo byibura abe yavuga ati mu by'ukuri iki ni kibi, Kagame ibi ni bibi uri kudutegeka, kwica abantu, uri kudutegeka kugira gute. Nta muntu n'umwe wigeze ahaguruka. Turahunga, twebwe tugwa mu mitego tutazi, tugwa mu bibazo tutazi, abatutsi barapfa, abahutu barapfa, mbese biri muri plan imwe imeze ityo nyine. Ino si kuko nta muwigira, isi nta muwigira. Ubwo turapfa turashije nk'abanyarwanda, abahutu abatutsi barapfuye, n'abatwa n'abavanyemo bicuka bavanemo, mu by'ukuri turapfuye turashije, abarokotse ngaho turahagaze. Ubwo ngubwo sheri ugiye kumbwira ko n'abanyarwanda bose ari kunyuma, ugiye kumbwira yuko
ibintu bizajya bikorerwa munsi y'inuze munsi y'ameza wabizana just like that n'ukuntu twahungabanye harimo ugenda afite n'ihungabana uretse n'ihungabana ahubwo nanafunguye n'amaso yanjye arafunguye isi yanyigishije ubwenge nta kintu umuntu yambeshye nimo rero impamvu nagira ngo mara abantu impungenge ko Kamba ntago tumurwanya nimba turi muri demokarasi umuntu n'umuntu akwiriye kuvuga icyo ashaka nicyo turi no kwaranira mu gihugu cy'u Rwanda urumva turi muri demokarasi nimba tudakunze ibi ntago tubikunze nta muhate tubikizaho ntago tugwatiye ariko nimba tubyanze ibyo uvuze ubwo turabyanze bitewe n'impamvu tubona ari iduteye impungenge nkarinda ngiye navuga ni no urumva kuko nimba isi yaranyigishije kuki nakwemera se ibintu byose kandi mbona nta solution biri no kunzanira urumva mu by'ukuri twasabye abaprotisi hanze ko baterana bakaba bajya hamwe urumva bagabajya hamwe bakatubohora bakatukuraho iriyango ya Kagame yadukizeho na system yiwe yose ikavaho nta hantu tubatumye nitubabwiye ngo nibajye hanze nitubabwiye ngo niturabirukanye no bagomba kuguma aho ngaho abakoze ibyaha bakabihanirwa icyo nicyo kintu genge nkarinda nshaka bakabihanirwa nkuko bahannye abakoze ibyaha byo muri 1994 abatemye abatutsi you understand barabahannye barabakurikira hose bagenda babafata nubwo haguyemo inzirakarengane nanjye ndimo mama yatemye umututsi ubwiwe yari umututsi urumva yagize ati none se ntago ari inkotanyi zamwishe ntago ari zamutsinze mu mashyamba abene mama bose se suko byagenze so ibintu ngibi ntago dushyiramo amarangamutima ahubwo dushyiramo gushishoza Kambanda wacu turamukunda arabizi ariko yaza kutubwira twese ababyanze bakabyanga urumva kandi ikintu giye kino kumbabaza ikintu kinambabaje naguhamagariye bishereje ni iki ngiki nimba ntago magarariye abanyarwanda ariko ndihagarariye inkangi nkarinde ndakubwiza yuko abantu bose bakoraga muri diplomasi bakoranye na HCR baraduhemukiye batumarinuriyeho inkotanyi bakazana ibiryo bakaza bazanye n'inkotanyi kandi iyo yari imigambi yabo mutuzaniye ino saha yari imigambi bacuze yabo mutuzanira ino saha batwereka ati dore nibo bayobozi banyu maze kandi aribo baturangije iyo saha nimba bataratuvugiye icyo gihe nimba bataratuvugiye ino saha baratuvugira ngo bimare iki ngo hacure iki koko ngo cyangwa se ngo byongere iki urumva ntago byashoboka kuri jewe ndabyanze ntago nanze Kambana nubwo murwanyije ni demokarasi ndavuga icyo nshaka hari abantu rwose bari mwakize muri iyo demokarasi muri iyo nuze yanyu iyo organization yanyu mwakizemo mu by'ukuri bagize uruhari rwo kunyirukangana nkarinda rwo kumvugira nabi muri HCR rwo kunyimisha ibyangombwa byo kwanga yuko nanjye mbona ubutabera mbona uburenganzira nk'umuntu wababaye byo kwanga ibintu byose so none uramundarira uwo muntu ubwo ngubwo urumva agiye namumarira nta kibazo nanamubonye ndiruka ndakumva kandi reka nkubwire nti ihangane akababaro kawe ndakumva turi hano kugira ngo dutegane amatwi turi hano kugira ngo dusangire ikiganiro turi hano kugira ngo dusubize inyuma amaso ibi byose ni ingaruka z'amateka yacu kandi amateka yawe n'ayanjye n'abagenzi bacu badukurikiye aha ngaha tugomba kubahana tukavuga yuko turi bene Kanyarwanda ntawe tuzabihungira enketide yawe ndakumva uravuga uti ubutabera ukanabihuza amateka ukavuga uti reka twaranahahamutse reka amateka twaciyemo ku bantu bagikomeye nababwira nti mukomeze mu sharing experience n'abandi Linda turakumva kandi turagukomeza tukwihanganisha icyo turimo gukora hangana no gutanga garanti ko nta munyarwanda uzongera kurenganywa nk'uko yarenganyijwe ayo ni amateka tugomba kuyarenga urimo uravuga uti ubutabera turabusabira he hano ishyanga kuko gerageza ube specific ku kintu wifuza kandi n'ikibazo ufite usubizwe ubutabera hano hanze urabusaba ndi ahangaha turi ku mbuga nkoranyambaga aha turi mu ishyanga iyo justice irakorwa nande icyo ni icyambere ikindi cya kabiri uti Kambanda yababwira mwese yes n'uyu munsi aracyababwira aracyahamagara abantu nibo binangiye ariko aracyahamagara ati ibyo mwabonye byari intangiriro turimo turahamagara abanyarwanda ku isi yose
abeza ababi nta muntu nakunze ukuntu avuga ati nta distinction n'imwe ikwiye kuza mu banyarwanda ati nawe muvuga ngo ni babi bafite ubushobozi bwo kudufasha nabo ibi byose uvuga ngo byaye mateka ntabwo nzi agenda y'ineza y'abanyarwanda wenda bizaganirirwamo bizamenyekana bite utaje ngo ufate ijambo ubivugemo ahangaha nguhaye umwanya kugira ngo ubimbwire kuri anteni ariko nibigeramo se cya giti ijwi ryawe rizumvikana rite muri absence y'uko udahari kuko utaza ngo ugiyemo ibi urimo kumbwira ngo ubivugire hariya Linda fata undi munota kugira ngo tujye kuri bagenzi bacu niba ari ugusubiza bagusubize turi kumwe mu kiganiro turaza gukomeza dusangira ijambo ariko uracyafite nk'umunota wakomeza okay reka njye minire bugufiya bo Kambanda nongera ngusubiremo ntago tumwanga niyo tuza kumwanga n'ubundi ntago twari kujya dukurikirana ibitekerezo duha urumva kandi Kambanda kumenya yuko ubu ngubu abantu benshi bamukurikira n'abantu batarabona ubutabera bakeneye ubutabera niyo mpamvu umuntu avuga akantu gato kerekeranye ihohoterwa rwakoze ugasanga twese twanyagaye nk'inozi twanyagaye nk'inzuki twagiye kumva urumva niho tunategerwa ni no dufatirwa urumva naho dufatirwa tugwa mu mutego gutyo gusa urumva nitumanze ngo dushishore Kambanda ntago nta ribi ryiwe nta nicyo tumushinja urumva ariko Kambanda ubundi ikintu cya mbere yagomba gukora abo bantu bose abo bantu mbese akanababaza mbese opinions akanababaza ibitekerezo byabo akanababaza urumva yari kubanza kwegera abo bantu bagomba komorwa ibikomere bagomba kudatinya bagomba kutagiye gute akabegera ariko ikintu we yagiye gukora yagiye kwiyambaza ahubwo ababidukoreye urumva ababidukoreye maze none haranatava tubereka icyo ngicyo rwose igihe nicyo cyambabaje njye ntabwo mvugira abanyarwanda nivugira nka Linda icyo nicyo cyambabaje urumva so rero Kambanda nta kibazo kiwe ahubwo kari inuze ereri ndabivuga nka Linda nk'uko mbishaka ereri yakoze nuko rwose yarati tumaze kubona amaso presence z'abantu baduhabuye batugiriye nabi ibyo ngibyo byatumye ahubwo tuzura n'umugara ukomeye cyane wowe ninde waguhabuye vuga izina rye wimutsinda ninde waguhabuye abamabuye se ntago dushaka twebwe ntago dushaka abantu batwiciye mo hariya ntago dushaka abantu batigeze batuvugira turi kubabara kandi barari niyo ntanabavuga n'abandi banabavuga urumva kandi ushatse ntanabavuga wabavuga nta kibazo ufite platform naguye ndaguproteja humura abo bantu ni bande vuga izina uti kanaka mfitanye ikibazo nawe mfitanye urubanza nawe komanda mutuye mu myaka mfite ndakumva cyerije mu myaka mfite n'amateka ngenda nsoma cyangwa mbona bari abantu bose bahagaze hariya ntabwo bari bakwiye kuduhagararira you understand dukuyemo umuntu umwe gusa twaba turi muri generasiyo zimwe ubundi runo rugamba rugiye kurwana abantu bari muri generasiyo zimwe ntabwo dushaka abasaza ngo baze kuduhagarara kuko mbere hose twapfuye bareba bari kugira icyo bakora urumva bari kugira icyo bakora gereka rigenda n'abavuga iriya gurupe yose Kambanda ari kumwe nabo dukuyemo bombori wenda ntabwo muzi ntacyo ariko numvise n'amateka ye urumva numvise amateka ye dukuyemo bombori abo nabo muri generasiyo zimwe nkatwe abandi basaza bose bakoreye ingoma ya Habyarimana bakoreye ingoma ya Kagame bakoreye abo ngabo nabo turashaka generasiyo nshyashya abantu nk'amwe mugahaguruka mukagira icyo mukora abantu nk'abese nta kintu bari buze kutumarira wenda na Kambanda noneho nawe akaba yagira akaduhanura abana nibo baduhanura Kambanda baduhanura ntabwo batuzanira abantu nka bariya bigeze kuturoha nta kintu na kimwe bigeze badufashaho na kimwe ngo babatuzanire no imigewe ntabwo babanzanira rwose I don't know ariko ntabwo mbarwanyije turi muri demokarasi umuntu n'umuntu aravuga icyo ashaka gusa nimureke dukore umuntu n'umuntu tuzahurira mu gihugu cy'u Rwanda hari ikibazo se Linda noneho rero turakumva ndaza kugaruka mu kanya ntabwo ndi ko mwanyumvise twakumvise turakumva neza twakumvise neza amagambo yawe ari note vraiment ndayumva na bagenzi banjye bayumvise turaza kugaruka mu kanya ntujye kure jya kuri mute kugira ngo bitaza guteza yeko muri systeme hano ninde sherije n'abasaza dushaka batagize badufasha muri bya bihe bibi nabo turashaka generation izi zacu ziba arizo zihaguruka murakoze urakoze Linda noneho uze kumbwira iyo generation aba ari bo uze kunkwana n'urutonde abantu wifuza
ko bagaragara ni assignment nguhaye ndaza kugarukaho umbwire uravuze uti bombori generation ya bombori niyo wifuza ubwo tuzaza kugaruka mu kanya jya kuri mute kugira ngo duhe n'abandi ijambo bagenzi banjye turanga mwumvise Linda ninde ushaka gusubiza Linda kuko ntabwo namenya uwasubiza ninde Eugene fata ijambo usubize Linda ndumva wayitugira ikimubwira Linda kumusubiza utamukomerekeje ntabwo byoroheje ariko ndagerageza kumusubiza neza ntamukomerekeje nyine Linda agaragaje bimwe natangiriyeho mvuga ko turi kugenda tugomba gukina kandi dukina duhanganye na traumatisme dufite ibyo rero ni ikibazo kirakomeye psychologically ariko kirakomeye ariko gisaba kugikujera ufite mu mutwe hazima ahoroshye hari ikibazo atasubije ngira ngo wongere ntabwo yagisubije wamubajije uti ese urashaka ko twabigenza gute ni ubucamanza ikibazo cy'ubucamanza ni ikintu ukora ufite igihugu ufite na institution zijyanye n'icyo gihugu n'amakonstitution ajyanye nacyo none se muzahana gute abantu mutagira igihugu kuko icyo yamfite ni ikibazo nirirwa mbaza abantu ndagira ngo nongereho ko nicyo ibyo uko kuntu madamu Linda ameze donc iyo situation arimo abantu benshi cyane tuganira nuko nguko effectivement bameze noneho ndashaka ko ubwo icyo nshaka kubabwira ni ndashaka kubashyiraho akantu k'umugani gatoya n'akantu gatoya nakuye muri famiye nkomoka muri famiye irimo abahinzi benshi batunzwe no guhinga b'abaturage hari ikintu kijya kibaho mu bahinzi kera najyaga mbona bavuga ngo ni umugani baca ngo utayihinganye ntayikira ni ukuvuga ko umuturage hari igihe ahinga bikuma izuba ikabitwika imyaka yose ikuma kandi bugacya yaraye atariye kubera ko ntacyo kurya afite akajya mu murima n'isuka agahinga amasaha 8 cyangwa 10 umunsi wose ku zuba agahinga kubera iki kugira ngo nibura mu mezi 3 azaza cyangwa 6 azabe afite icyo kurya nicyo ngicyo abantu bose bameze gutyo nshaka kubabwira ntabwo byoroshye kujya gukorana ibikomere n'ibintu bitoroshye cyane ko abantu bose bafite ibikomere ariko ku ngero zitandukanye hari abafite ibiremereye rwose biremereye hari abafite n'ibyoroshye abo ngabo gusa icyangombwa ni ukujera psychologically ni umuntu wese ni ukumenya uko yimenya mu mutwe we akabijera madamu Linda ndagira ngo mubwire ko ntabwo ushobora nta rugamba na rumwe ushobora kurwana ufite traumatisme mu mutwe ngo uzabutsinda niyo waba urwana n'umwana amusori papa amusori reka harakanu njye kugusubiza ntarakibagirwa urumva iyo traumatisme ninjye waba warayiteye cyangwa se ahubwo abayinteye nibo mbonye noro hirongera zamuka hirongere badabo voilà nicyo nashakaga kukubaza none se madamu Linda abantu twese dufite izo traumatisme nidutekereza gutyo nicyo mpamvu naguciriyeho uyu mugani w'abahinzi w'umuhinzi niyo mpamvu uriya mugani w'abahinzi nkubwiye ku bushake ni ukwemera gukora ikintu kidashoboka kwihanganira inguma ufite ukemera ukazigenderaho kugira ngo ubashe kwishyira muri situation nziza ni ikintu kiruhije ariko ni ikintu cyose umuntu wese aba agomba kugira uravuga uti ibyo bintu ntabwo ari njyewe wabyigiye none se abantu bose bafite ibikomere nibatekereza gutyo tuzabigenza ni ukwicara hasi noneho tugahamagara inkotanyi zikaza zikaturangiza aho turi twese nta nubwo tuzabasha kuzirwanya nta kintu twashobora kwigezaho urakoze murakoze ndumva utere Yes Linda ndaguha ijambo mu kanya Ineza wanota naribagirwa sorry vazi go ahead naribagirwa ntabwo ndi butinde nakantu gato ubundi nkahita mbarekera rwose mu gatanga ibitekerezo byanyu ariko umuvandimwe ari kuvuga ati rwose se buriya iyo traumatisme yazashira ite gute izashira ari uko nambonye ubutabera kandi hari ahantu yavuze ati ngo ubutabera ngo tubukeneye ngo ngomba kubonera ubutabera mu Rwanda ngo ntabwo ari hano ngo rwose ngo ngomba kwemera ngo ibintu bikabanza bikajya mu Rwanda gute
nkute se njyewe najya guhagararirwa ese bose bo nubwo ndi umwana amasezerano yarusha yaragize amasezerano yarusha yarubahirijwe uko tubahirijwe niko n'ibindi n'ubundi bitakubahirijwe njyewe niko ndi kuvuga kandi rero ibyo kuba ndi traumatize mu by'ukuri mfite ubwenge gusa nuko tuba turiho n'Imana ibiturinze kuko ubundi waba traumatize ukajya no mu muhanda ugasara kuko nta butabera nari nabona ubwo butabera rero nyeneye nibwo nshaka kandi noneho traumatisme izamuka ari uko mbonye abampohoteye abangiriye aribo noneho bagiye kongera kumpagararira nkagira za munyeye nkavuga ndi suyu yamarira iki ejo bundi atarigeze ndengera mbere yuko traumatisme ingeraho icyo gewe nicyo mvuga nkarinda murakoze Inda urakoze rega igitekerezo cyawe cyumvikanye bagenzi banjye turi kumwe Maître Shadrake hari icyo uri umunyamategeko bien sûr Shadrake wifuje kugira icyo uvuga nyuma ya Linda wafata ijambo ukagira icyo tubwira kuko wifuje kugira icyo usubiza Linda Maître Shadrake urakoze cyane wana Serge reka nsubize Linda mbere ko musubiza no kumuhanganisha ku bibazo byose yagiye ahura nabyo kandi birumvikana n'agahinda afite ku mutima birumvikana kubura abavandimwe kubura umubyeyi ibyo byose ni ibibazo bikomeye kandi yumve ko atari we wenyine abantu bose dukomoka muri kariya karere buri wese agiye avuga ibibazo bye ntawabona aho abyandika ariko icyo nshaka kubanza kumubaza kandi agomba kugerageza kumva ni uko avuga ko Kambanda nta kibazo afitanye nawe kuko kandi ibyo ndemeranya nawe ariko agomba kumenya ko ubutabera ubundi butangwa n'igihugu ni ukuvuga ngo Kambanda ntabwo azanye iriya neza y'abanyarwanda ntabwo ari ugomba gutanga ubutabera butangwa n'igihugu kandi Kambanda senyumva ko yavuze ko mu neza y'abanyarwanda hatazabaho ubutabera sinzi ibyo niba yarabivuze wenda Linda araza kurusubiza Kambanda ni umunyamategeko kandi azi impamvu ku isi yose habaho amategeko mpanabyaha kuko amategeko mpanabyaha aberaho kugira ngo ahantu wakoze icyaha kandi akaberaho kugira ngo na rubanda rundi rubere n'abandi batabikoze barebe ukuntu uwo muntu yahanwe kugira ngo ntihazagire undi muntu utekereza gukora ibyaha byo ndemeranya na Linda mu karere dufite kunda kubigarukaho cyane habayeho umuco wo kudahana ari wo mu kariya karere bituma ibi byaha bikomeza gukorwa ndemezanya na Linda yuko iyo haza kubaho ubutabera muri 1994 ruhana abantu bose yaba abahutu n'abatutsi bagize ibyaha bakoze ibyaha mwakagiye nibaza ko biba ubu ngubu bitari kuba rero Linda namenye yuko Kambanda arakora ineza y'abanyarwanda ariko ntabwo ariho utanga ubutabera kandi ntabwo yahakanye ko atazata ko abanyarwanda Kambanda iwe mbese icyo bayubaka mbese nuko guhuza abanyarwanda noneho abanyarwanda bakazahitamo noneho gushyiraho noneho ubwo butabera none ubwo butabera bukazaba bukarenganura abakorewe ibyaha kandi bugahana abakoze ibyaha inyuma ko Kambanda avuga yuko muri iyo neza y'abanyarwanda atazabaho ubutabera kandi ubutabera butangwa n'igihugu ahubwo nkabangira ngo mbaze Linda ko numva afite ikibazo yahuye n'ikibazo kandi akaba yemezanya ko muri bari abantu bari hariya i Washington ko hafi yabo bose bashobora kuba barakoze ibyaha kandi bikamugiraho ingaruka kuki aho ari nubwo batari mu Rwanda ahari adashobora kwegera igihugu arimo agatanga ikirego akarega bamwe muri abo bantu abona bamukoreye ibyaha bagakurikiranwa kubera yuko mu mategeko hari icyo bita competence universelle ni ukuvuga ngo hafi ibihugu byose byo hanze bifite iryo hame rivuga yuko bifite uburenganzira bwo kuburanisha abantu bose bakoreye ibyaha ndetse aho ariho hose ku isi baba barakoze ibyaha byibasiye inyokomuntu baba barakoze ibyaha by'intambara cyangwa se ibyaha bya jenoside ni ukuvuga ngo nimba azi ufite ibimenyetso bimusiga akaba azi ko muri bariya abantu arimo abagize uruhare mu byaha yakorewe yagombye gushaka abanyamategeko cyangwa noneho agatanga ikirego akarega bamwe muri bariya bantu yaba hano muri Amerika
sinzi aho aherereye kugira ngo abantu bakurikiranwe n'inkiko igihe cyose ubutabera bwo mu Rwanda butari bwaboneka n'ubwo aricyo nyamusubizo urakoze bwana Sefu. urakoze cyane Maître Shadrack Ruyenzi. Linda, ibitekerezo byawe rwose nabyumvise kandi abantu barimo kwandika commentaire hano, wenda uraza kuzisoma uzibone. Ikintu kimwe cy'ingenzi twemeranya kandi duhuriyeho nk'abanyarwanda ni uko tugomba kugira debate, tugomba kugira impaka zubaka. Ndumva ibyo tumvikanaho. Impaka zubaka zirakenewe muri sosiyete yacu. Kuba tutumva ibintu kimwe ntabwo ari abanzi, kuba dufite imirongo ya politiki itandukanye ntabwo ari abanzi. Uko byagenda kose tuzabana mu Rwanda nk'abanyarwanda. Ibyo ngibyo